Bene data nshuti bavandimwe mukunda ijambo ry'Imana, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe. Ejo twatangiye igice cya mbere cy'igitabo cya Daniyeli, aho twarebeye hamwe imirongo ibanza dusobanukirwa mu buryo burambuye n'igitero Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yagabye i Yerusalemu ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Ubu rero tugiye gukomeza n'imirongo ikurikiyeho, turaza guhera ku murongo wa 3 maze tugeze ku murongo wa 7. Mbere y'uko dutangira, mureke nanone twiragize Imana dusenge. Mana yacu, tugushimiye yuko waturinze, tugushimiye yuko uduhaye umwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nanone turagusaba tukwinginga kugira ngo dusobanurire kandi ukoreshe ijambo ryawe utweza, utwiteguza kugaruka kwawe, kugira ngo ubwo uri hafi kuza gutwara abana bawe uzatujyane mu bwami bwawe, mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi tugiye gukomeza ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 7. Mureke dusome. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Murongo wa 5. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3, nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Ananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina, Daniyeli amwita Beluteshazari, na Ananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Muri iyi mirongo tumaze gusoma guhera ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7, ho birasa naho ari igitero noneho cyagabwe kuri aba bana b'abahungu 4: Daniyeli, Mishayeli, Ananiya ndetse na Azariya. Nk'uko tumaze kubisoma, uku kunyaga aba bana b'abahungu b'abahanga ndetse bo mu muryango w'umwami, harimo gusohora k'ubuhanuzi bwari bwarahanuwe na Yesaya ahanurira umwami Ezekiya mu gitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 20 ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Aha ni igihe Hezekiya yakiraga intumwa ziturutse i Babuloni, aho kugira ngo azimenyeshe Imana yo mu ijuru, ahubwo akaziratira ubutunzi yari afite n'intwaro za gisirikare. Maze igihe Yesaya yamusangaga, yaramubwiye ku murongo wa 17 ngo, igihe kizaza ibiri mu rugo rwawe byose n'ibyo ba sogokuruza babitse kugeza ubu bizajyanwa i Babuloni, nta kintu kizasigara, ni ko Uwiteka avuze. Kandi abahungu bawe uzibyarira mu nda yawe bazabajyana babagira inkone zo kuba mu nzu y'umwami w'i Babuloni. Mu by'ukuri rero umwami Nebukadinezari asa n'uwashakaga gukura mu bwenge bw'aba basore ukwizera kuzima bari barigishijwe n'ababyeyi babo bubaha Imana. Yabagabyeho ibitero 3. Igitero cya mbere ni igitero kigendeye cyangwa se kijyanye no kubigisha cyangwa se kubatwara muri ririya shuri ryo mu Bukaludaya bizemo imyaka 3. Nebukadinezari yari afite icyizere cy'uko ko bazagenda biga buke buke kandi bakamenyera iyobokamana
ryo muri Babuloni, kuko nabyo babyigaga, ukwizera kwa giheburayo cyangwa se ukwizera kw'abayahudi kuzagenda kubavamo gake gake, noneho ukwizera kw'abanyababuloni kukaba ariko kubazamo. Kandi uku kwizera kw'abanyababuloni ni ugusenga ibigirwamana. Igitero cya mbere rero yabagabyeho ni igitero cyo kubajyana muri ayo mashuri y'i Babuloni. Igitero cya kabiri yabagabyeho kugira ngo asibanganye Imana mu bwenge bwabo ni igitero kinyuze mu byo kurya. Yajyaga abaha ibyo kurya aryaho nawe cyangwa se bagasangirira ku meza amwe. Ariko ibyo byo kurya uretse kuba hari harimo n'ibisindisha, inzoga, byabaga ari n'ibyo kurya byasigaye bamaze kubikoresha babitambira ibigirwamana by'i Babuloni. Kandi uwaryaga kuri ibyo biryo byabaga ari ikimenyetso cy'uko ahaye ikuzo ibyo bigirwamana. Nuko rero uko bari kurushaho kujya barya ibyo biryo, bari kwisanga baramenyereye imisengere y'i Babuloni. Nebukadinezari yiringiraga ko bariya bana nibamara kumenyera imisengere y'i Babuloni azabahindura abatambyi b'ibigirwamana bye. Igitero cyangwa se ibigirwamana by'i Babuloni. Igitero cya gatatu yagabye kuri aba bana ni igitero gikomeye cyane cyo kubahindurira amazina. Kuko twabisomye ku murongo wa 6 ndetse n'umurongo wa 7, twabonye ko Daniyeli yamuhinduriye izina akamwita Beluteshazari. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko Daniyeli ryari izina ry'igiheburayo risobanura ngo Imana ni umucamanza wanjye. Ananiya rigasobanura ngo impano y'Uwiteka. Mishayeli rigasobanurwa ngo uw'Imana iri we. Naho Azariya rigasobanura ngo uwo Yehova afasha. Ariko kubera gahunda Nebukadinezari yari afite, Daniyeli yamuhinduriye izina amwita Beluteshazari. Beluteshazari bisobanura ngo igikomangoma cya Beru, kandi Beru cyari ikigirwamana. Noneho Saduraka rigasobanurwa ngo umugaragu wa Sini, ari cyo cyari ikigirwamana cy'ukwezi. Saduraka ni izina yahaye Mishayeli. Naho ni izina yahaye Ananiya. Naho Meshake izina yahaye Mishayeli. Meshake byo bisobanura ngo uwo aku ari we, cyangwa se indi nyito ya Sini, cya kigirwamana cy'ukwezi twabonye haruguru. Naho Abedenego rigasobanura ngo umugaragu wa Nebo, cyangwa se Nebo. Abedenego niryo zina yahimbye Azariya. Nshuti rero bavandimwe, murumva yuko umugambi Nebukadinezari yari afitiye aba bana b'abasore basa n'abari bahagarariye abandi mu kubaha Imana, wari umugambi mubi cyane wo kubakuramo kwizera kuzima, wo kubakuramo kubaha Imana, maze akabahindura abanyababuloni mu buryo bw'imitekerereze. Nk'uko rero yari yaragabye igitero i Yerusalemu nk'igihugu, akanyaga, agatwara ibikoresho, agatwara abantu baho, noneho yagabye n'igitero kuri aba bana b'abasore kugira ngo asibanganye Imana mu bitekerezo byabo. Ese twe bimeze biti? Abana bacu babona ubuhe burere? Abana bacu cyangwa se barumuna bacu batozwa iyihe mico? Ndasaba Imana kugira ngo idufashe, idukomeze, iduhe kwizera nk'ukwa Daniyeli na bagenzi be, kandi iduhe gutoza abana bacu ukwizera gukomeye cyane kuzatuma n'iyo bajyaho tutari batazatwarwa n'imyumvire cyangwa n'iyigishirize yaho ibajyana mu kutubaha Imana. Nibyo nabasaba, nanjye nisabira, kandi mbararika kugira ngo tuzakomeze ejo turebe uko aba basore bitwaye kuri iki kigeragezo. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe mu izina rya Yesu.
amena.